Darilene hagati ya Derek na Jonathan arahitamo nde? Mbibutse ko twasize Jonathan arimo ariyegereza Darilene. Mbahaye ikaze kuri channel yacu ya kabiri yitwa Impanga Films, kanda subscribe unafungura inzogera kugira ngo ujye ubona filime zacu tubagezaho mu ba mbere. Twasize rero muri episode ya 57 uwitwa Jonathan arimo arafasha Darilene gukora imodoka ye yari yapfuye. Darilene imodoka ye yari yabuze amazi ariko wakeka ko yapfuye. Twabonye uburyo Jonathan yamwitwayeho tubona ntago bisanzwe. Ese Jonathan arimo aragerageza kwegera Darilene mu buhe buryo? Bira bintu bisobanuye iki? Mutubwire muri comment. Mbibutse ko uwitwa Derek we akunda Darilene byasaze ku buryo ageze n'uwabona cyane cyane mu nshuti ye. Mbibutse ko Jonathan yashwanye na Derek, ibaze noneho amubonye ari kumwe na Darilene ibyaba. Mumbwire muri comment uko mwe mubyumva. Mbibutse ko nanone uwitwa Darilene afite umugabo witwa Rugero, nubwo muri iyi minsi batameranye neza. Rugero agira gutya akamuca inyuma ku mukobwa w'indaya nawe yatumweho na Derek. Ibintu birakomeye cyane, ndakwinginze kora subscribe wowe urimo uranyumva aka kanya kugira ngo dukomeze tubane no mu bindi biganiro. Ariko twasize uwitwa Ngoga yanze kwitaba Monique, arimo aribaza ikintu Monique amushakaho. Ese Monique umuntu urukundo akunda Ngoga ari urukundo ubwoko ki? Kandi Ngoga akikundira Chanel rwose cyane, akavuga ati Chanel wampamagaye. Ariko Monique turabyibuka yahuye na Chanel aramubwira ati wowe Chanel, wowe Ngoga arimo aragutesha igihe, Ngoga arimo aragutera umwanya, ndagira ngo wisangire abandi bagabo ngo gumureke, nyamara agira ngo aba ari we uhita umwegukana. Bino bintu murabivugaho iki? Nkeneye comment zanyu na like zanyu. Muri episode ya 58 ndabibutsa ko bizaba bikomeye cyane. Utarakora subscribe ushobora kutazabibona, ariko ukoze subscribe byahita bikorohera guhita ubibona. Twasize rero uwitwa Derek atandukanye na Jonathan, amubwiye ati wowe nta kintu wimariye usibye kunyigereranyaho, usibye kwigira umuntu wa danje, ukashaka kunyereka ko turi ku rwego rumwe kandi uri umukene. Kandi Jonathan mbibutse ko yafunguye business ijyanye n'iby'ubworozi, ariko Derek yaramubwiye ati ibyo bintu byawe by'ubworozi bizahomba, nurangiza uze ube umushoferi wanjye, nguha akazi k'ubushoferi nabwo, ariko nubyemera. Rero bakunzi banjye, bakunzi ba filime Urukundo rw'inzitane, ndabasuhuje mbifuriza ikaze kuri iyi channel yacu. Mukande subscribe duhurire kuri episode ya 58. Bye.